Yesu mwamusanzwe aruta abandi bose yatsinze urupfu kandi ibyo ntibisanzwe hari umwami gukunda mwamusanzwe aruta abandi bose yatsinze urupfu kandi ibyo ntibisanzwe none ari mu ijuru yiteguye kugusanga dorahora aguhamagara akubwira ati ngwino ngwino mwana nkunda ngwino iruhande rwanjye ngwino mwana nkunda ngwino ati ngwino wakire agakiza k'ubugingo buhoraho abitangiye ruru la 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 igitangaza uwo mwami ni muzima kandi kuba nkunda numva binteye ishema mbega igitangaza uwo mwami ni muzima kandi kuba nkunda numva binteye ishema none ari mu ijuru yiteguye kugusanga dorahora aguhamagara akubwira ati ngwino mwana nkunda ngwino iruhande rwanjye ngwino mwana nkunda ngwino ati ngwino wakire agakiza k'ubugingo buhoraho abutangiye ruru la 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 igitangaza umwami ni muzima kandi kuba nkunda numva binteye ishema igitangaza umwami ni muzima kandi kuba nkunda numva binteye ishema none ari mu ijuru yiteguye kugusanga dorahora aguhamagara akubwira ati ngwino mwana nkunda ngwino iruhande rwanjye ngwino ati ngwino wakire agakiza n'ubugingo buhoraho abitangiye